icara ahangaha icara ahangaha ariko siko mbona ntwara nabi icara aho ngaho ese muvandi wabaye iki noneho ngo nabaye iki nakubwiye ngo iki ntabwo nakubwiye ngo urusatsi rwawe ujye ushyiramo ingofero ishyira sura yawe uri ko mushaka kuba nkanjye umusatsi wanjye se ntabwo nakubwiye ngo ntabwo nshaka abantu bamenye uwo uri we bamenye ubutubuzi bwawe ese umusatsi wanjye ugiye kugira iki kibazo uri ko mukeneye ko bazakumenya icyo gisura cyawe n'ugatuma nanjye bamvumbura uri ko mushaka kuzagaragaza isura yanjye banza kuremo ikintu mpfa nawe icyo ndende imari manga ariko se kuramo gira vava ariko ese none wabaye bana mwere sanga ngaho nawe reba maze urukagomba amazi reba ubu iyi niyo mazi ufite mahanga ese ubona aricyo naguhishe ko dusangira uragira ngo ndakaresa muji none sura yangu mbigire izindi mari ziri he we tuza mbanze nkubwira ikindi kibazo ndashaka kubwira nuko waje nk'urubangana vuga vava kamana n'iki kigabo vumvura vava umubwire ngo byari byo hari udutipe tubiri tuvuye mu cyaro vuba watuvuye he wasanga ari bya bindi biza bitaza akazi bidafite icyo bimaze ushashaka kunzanira nyine njyewe nani kugenda nkatakata urumva bandababonye hanyuma ariko wowe nuko ndi kubikubwira kuvuga ngo ntabwo uramice ngiye kukubwira cyari vuga vuba nyine mbwira numva ibishatse kumbwira ibyo ari ubwo rero narimo ndakata muri quartier nyine nkatakata nigire mu gasantere sibyo bona udutipe tubiri harimo ako bita mubi nakandi bita Habimana witwa mubi we rwose ubwo rero ndi gukata nyine mbandabonye mbambaguyeho arambwira ati se umuntu yakora icyane Kigali kugira ngo iki cyawe kubaza bafite amafaranga cyane nayo bafite umva urimo uribaza ibyuzi ubwo urumva umuntu avuye mu cyaro urumva nta kintu afite uzi basaho bafite amafaranga wabaho none ubwa mbere uvuze akantu keza bafite amafaranga bagurishije isambu nibura cyangwa bagurishije amatungo nibura ngenda kubwira ngo nawe bitekerezo mu cyaro umuntu yava mu cyaro nta kintu afite akazana Kigali aho ngaho kandi waba wakwitwa wowe n'ubwa mbere umugiye akantu kanya nkumva karanshimishije bafite amafaranga kare kose subundi arapanza ameze gutya kare kose ujye umenya ko ngenzi ibintu kandi urabizi ko wowe ariho wanyujije mu ngo wo kuzunguza zubizi ariko hagati aho ikibazo uri kumbera ikigoryi guteze kandi mbere na mbere uko nyibagiza abanza umbwira imari yanjye iri he nyine kwanza haguruka ariko se haguruka wenyine nawe arakaye haguruka tugende akose tugende wenyine
niga yacu n'akazi Imana irankoreye kuba mbabonye kabisa mwabonye ko turi mu kazi cyane ndabona ari twebwe turakora ahubwo se nta muntu wagura ngabo yambaye muri mwebwe ahubwo se iminsi myinshi Imana iminsi myinshi sishaka kubona mba ndi mu kazi Imana inkweruka zamani wakintu dore wamwe abasore n'abangaba ngabo bazashobora akazi ko kazi wewe witongoje Bonde? Imana koko. Wowe ubundi wasongwaho n'ubundi ko bw'Imana ntago ari kubwaho. Naho se ngiye bane baranzi ngiye nitwa mubi. Wewe utansuzugura ngiye ndindiga mana. Ni wowe ubwo bura izina mubura rero ushaka kubura imboga nkanje. Bari ngende mu kazi. Imikino ari kumwana rwose. Ufite amafaranga cyangwa amafaranga? Amafaranga. Bigira ikibazo cy'amafaranga y'amafaranga ngenda afite. Ufite amafaranga. Kandi ngiye mfite gahunda yo gukora. Uretse ufite amafaranga. Amafaranga. Amafaranga afite 200. 200. Wavuye wanyugurishije iki? Gurishije iki? Nagurishije ihene 5, gurisha inkwavu, gurisha ni none byongeyeho nagurishije na kubesanje. Ukobe zambe za sumbiri gabundi bugufi. Gabundi sumbiri je kuvisha kuri zavuye manga. Nibyo kabisa. Sumbiri je nafite 30. Ama 28. Sumbiri urabizi amafaranga asigaye abamo. Sumbiri. Hanyuma siko mbona ahubwo usuzugura hano. Ubi 200 yanjye urumva nta kazi uranjyanamo. Ufite 200. Nawe ufite ufite anga? Ufite turuwasa. Turuwasa? Wewe wagurishije iki? Wagurishije umurimo. Murimo? Ubwo turuwasa. Wewe wagurishije umurimo waguye mu 300 tungusha Kigali. Ubora yafite. Kari gatoya. Ndayafite. Asa uburumva wowe washobora gukora iki nibura muri Kigali? Nashaka kuzongoza. Kuzongoza iki? Ariko buretse. Noneho bagahunda hari kunimeza. 300 200 sense. Muyateranye mu yameza. Noneho gahunda ngiye kubereka formula yose. Ariko ni mu bigo ryanga i Kigali. Uri kumva abashumika. Umusasi babizi. Turabizi. 200 500 500. Kiye mbanze mbere ku mushinga ukomeze wose ukuntu meze. Uri kumva? Ze mumereza amafaranga, izere ko mufite cash nabyo kuvuga ngo mwasigiye babyeyi cyangwa mwasigiye. Noneho kuntu biracamo neza fresh. Dore ni niga yacu. Barakoranya na baratuza. Twagiye mbabwira rega. Ugenda shaba ahungu ba. Ahubwo se mutwaze na tuno tundu. Ariko nkunda ni duciye amani. Yamanye nimunyumvira. Gamwe cyabarimo. Gute se mani? Ubwo mutagiye kugaya akazi mufite ngo ni mikeya. Ndi kugira ngo mubone uko mwinjira mu kazi neza. Nese wari tuko wakubaka inzu igatiranye utaje guhera ku nkoze ku musiri. Ngo se mwaka gapira. Oya mwebwe tugende mukore nitumara kubona mubize neza muzamurangura byinshi. Se mwana ko narimba ciyeho mukomeze muganire nta kibazo ko numumbonye mugata. Uri murunguka wowe. Yewe uri murunguka. Naho se gutavuga wowe ngusanga. Je ubundi ndi mubi. Naho wowe je ni 5 subiza ariko wowe birazo. Rero buriye niba wungutse wowe aryo mbiye ko ngutse ngahe? Jewe
Njye nungutse bitatu njye ndi mubi. Naho wowe niba urumva ko ibintu byatangiye kuza niba ari 3,000 wungutse. Ku munsi wa mbere nita mubi. Izina ryo mu. Niba wungutse 3,000 ejo ugomba gukuba ko bitandatu. Ariko ikintu bigusaba cyambere mwumve mwebwe babiri kubwira uriye mu myihore ko wasanzwe amenyera akazi 3 bingahe haryo cyatanga ngo niba wungutse icyatanga ugomba kubaga kangahe kugira ngo utere imbere ntabwo wamwe na Kigali uturumbe n'icyo umuntu ukora icyatanga wabaho urangaye bagufata dore ibinye nafataga byaye bya buri munsi byo kubwira ngo ndamenye icyo kurya cyangwa ngo murangi ama hafi yanjye mugure amafaranga ufatika ku buryo mukodesha inzu mukaba muri mu nzu uri kumva ugataha mu nzu mwize amafaranga menshi mukanarya ariko mukanigwe n'agato gusa ntabwo ukeneye kunywa bye Aha wese ngewe mu ntege amatwi mu nyumva rero gitumye nzanga kubareba ntabwo hari kugira ngo ngane amagambo menshi namwe amafaranga yanyu aracyahari hari kugira ngo mbaye icyizere ko amafaranga yanyu agihari uri kumva ejo mu gitondo sangahe sangahe saa moya inkoko niyo ngoma ndavuze ngo inkoko niyo ngoma ejo buri wese agomba kuzaza uri kumva igitondo nibura saa moya agomba kuzaza agafata yaranguza sibyo agafata yaranguza ariko nunkeneye ngo niba uyu munsi kuko niho ko ari 3 wungutse nko wabimbwiye nawe ukawungutse 5 uko wabimbwiye nawe ukawungutse 5 nkeneye ko nibura muzakubishuro izo zingaye muri banga zingaye turi batatu bizikuba inshuro 3 wese agomba kwikuba inshuro 3 uri kumva mukazamuka mugatera imbere uri kumva nanjye boss wanyerega nkarya nese uwo amagambo mbandi kuvuga ayo magambo mbandi kubabwira boss nafite ninda hano ubwo mamubara yongera yinda uzurya ngo boss afite inda ikintu nashaka nyine yazanye nyakubaho nibyo nyine nakubwira bire ubundi babyita nyakubaha nagarinde ikintu nashaka nagasuzuma uyu mwana tuzamutoza barazabimenya ibyo nabwiye ariko mwabyumvishije twabyumvishe nta magambo menshi cyane mfite yo kuba navuga mu gitondo tuzahora tukwita ubundi bw'ubusanzwe witwa nitwa Canga ntabwo wabwiye ko nitwa hose muratangiye kubyibagirwa koko ye nitwa Canga my name is Canga ntabwo wabwiye ase sinari nababwiye ubu mu gitondo saa moya inkoko niyo ngoma batekera n'inkoko ndavuze ngo inkoko niyo ngoma mugomba kuzinduka yagize ngo radutekere mugomba kuzinduka mukaza nkabaha igishoro niba wungutse 3 kunka 5 wo kunka 5 mugomba kwikubika ako muri bangahe turi batatu mugomba kwikuba kangahe 3 rero cyari gitumye nzangaha ntabwo kwari kugira ngo mbaye gahunda aho tugomba guhura mu gitondo mugafata amafaranga noneho mukajya mu kazi ka nyako yego mwese mu